ni kuri kunda ubwenge TV. Ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahe. N'ambasade y'ijuru n'isi, n'ambasade y'isi abekide, n'ambasade y'ibihugu bikikije u Rwanda. Serebere kodimya, Paisekede, Serebere Yoteria, Kobertike. Umva. Iyo radiyo mutirinde kwishyiraho ibyangwa n'amaso yanyu byabateranye n'ubuyobozi bw'igihugu ko nabaha umutekano kabaha umukuru w'igihugu Ebakide mwiza akabarindira umutekano Mekide Sabe muri kuducuraho iki Federe Kude ibyo Erekide Maisekide Botayi Serere Pari nimutange Sedirikide n'undi wese ushaka gukora umugisha mumuhe ikaze n'akaribu akura umugisha kuri radiyo na televiziyo by'u Rwanda. Sakidebe Reveti dore uko hano hazitwa Sheberekide, radiyo na televiziyo Demikide izitwa radiyo Adeperi Gisozi Nekide Sopayi Sedibekode Habekide Amen. Umuntu araza kuko ari ufite mikrofone hariya ku idini agategeka ibyo ashaka, agatumira abashaka, bagasatura, bagasataguritsa, bagaturaguritsa. Utakemera ko baguturaguritsa bakakureba nabi, utakemera ko bagusatagura bakakureba nabi. Ariko si undi mumaze kubona ko mwebwe ubwanyu muze mubyirinde, kuko Imana yari izi amazina ya Life Radio, Life TV. Ayo mazina Imana yari yazi. None se ko cyatari y'abashumba bahisemo ngo yitwe televiziyo y'ingo Gisozi. Bahanuzi muze kureba ikoreka muri iyi minsi ni wanyu kuri za Zoom n'ibindi. Muze kureba abatambye ari wa pastor n'abandi muze kubarebaho. Bafite nandi mayeri yo kwegeranya ba bantu bashobora gukusanya bakibonamo miliyoni, bashobora gukusanya bakibonamo 500,000. Ibyo ntabwo ari bibi, ariko mwe kubyita umurimo w'Imana ngo musawurira yitwa bwere bw'itorero. Bari baramwise bwere bw'itorero kuko yangaga ayo mafuti n'ibindi. N'ibyakorwaga ku ngoma ye byakorwaga n'abashaka kumuvangira, ariko rwose yari bwere bw'itorero. Icyo nashaka kubabwira kuri we nuko namuhamagariwe, barampamagaye Mupasitoro yarampamagaye da muri ADPR, arampamagara arantumiza da ngo nisobanure. Ariko kubera iki tugaruye iyi video n'amajwi by'umuhanuzi na nise umutekamutwe, kandi bahaga umwanya mu gihe cyo kubaka inyubako ya Gisozi. Abantu muzi nk'aba bahabwaga ijambo cyane kugira ngo bagende bentimida abakirisitu. Abakristo nabo bagatanga batitangiriye itama, bagatanga nk'abazapfejo bavuga ngo Imana iratwicira turiyimbuye iratumaze, ati ni Imana ibivuze. Kubera iki mbigaruye nkanazanaho ifoto cyangwa se video n'amajwi by'umushumba mukuru usabwa Imana Samuel. Reka ngaruke mbaganirira impamvu mbizanye ntya, mbabwira ko mbashimira mwese kuba mukurikira ku Ubwenge TV, kandi mbashimira ko subscribinga, mukadu likinga, mukadu commentingira ndetse mukadusharingira. Nabyo ni byiza cyane ababishobozwa, kandi nawe ubishoboye wabikora ntacyo bitwaye. Megazi bikora ntabwo ari nyinshi, kireka nabwita ukisirenge kubwita nigomwa ko bageze kuri Kunda Ubwenge TV. Kuduha like bigutwaye iki? Koherereza undi video bigutwaye iki? Gukora sub cyangwa ukandika igitekerezo niyo washyira ka emoji bigutwaye iki? Ariko kubera ryagomwa ntabwo abantu babikora, kandi banga kubikora babizi banahageze. Nshimira ababikora, ariko ngaya batabikora uko nta kiguzi bisaba. Numva ndavuze nabi mwakagira Imana. Nitwa rero Nduramaherezo Emmanuel, kandi mwagize neza kubana natwe, kandi tubakiriye muri iki kiganiro tugenda twumva indirimbo yakorejwe n'Umwami Yesu ivuga ngo Imana ntiyabyihanganira. Hari ibintu Imana itazemera n'igitazihanganira. Ni ubu butekamutwe buba mu idini ntabwo Imana izabwihanganira. Ubutekamutwe bugendereye kuzana inyungu mu idini hakoreshejwe ubuhanuzi bupfuye. Ibi bintu byagiye bikorwa kandi bigakorwa ku nyungu z'idini. Hari abapasitoro bamwe babishyigikiye, ntabwo baza kuba bose nitwabashyira mu gatebo kamwe.
nimvuga bamwe muri bo ni ukwanga kuvuga ADEPR muri rusange, kuko ADEPR ntabwo yazira abapasitoro bayijemo bagendera inyungu zabo. Ni bamwe na bamwe rero ako barabikoresheje, n'ubu uyu munsi wa none bacyabikoresha, kandi bakagukubitira bakaguhatira kwemera iby'ubwo buhanuzi nta mahame. Utabyemera bakakwita umuntu mubi. Reka ngaruke mbabwira neza imvo n'imvano y'ubu buhanuzi bupfuye n'uburyo ki butageze ku ntego yabwo, ari nacyo kimenyetso cy'uko bwari bupfuye, no kwamagana ubundi bumeze nkabwo. Aho uzabwumva naho uzabubona, ntabwo utegetswe kwemeza iby'ubwo buhanuzi, ahubwo utegetswe kubuhakana ugategereza icyabwo, kuko ubuhanuzi bwose bwemerwa busohoye. Imana yacu nikiranirwa ihora ariyera irakiranuka, n'ibimana itaremeye gupfa yamusigarije kuyikorera. Uhagaze mu bisubizo ibuka ko ari Imana yabigukoreye. Dushimire korali Ijwi ry'Umwami Yesu ADEPR Kacyiru, korali izwiho indirimbo ivuga ngo inuma zaho ziraguguza. Iyi ndirimbo ni iyabo, nubashaka kumva ushaka kumva indirimbo nziza cyane, ujya kuri YouTube wandikemo Ijwi ry'Umwami Yesu kwa ADEPR Kacyiru, maze ubone indirimbo nziza nyinshi cyane, kandi uzangurira akantu kuko nkurangiye aho uzakura indirimbo nziza cyane zigufasha zuzuye amavuta. Ntiyabyihanganira rero, muragenda mwuyumvamo gake muri background yacu. Okay, twabashyiraho umuhanuzi. Mube maso, mwirebere kandi mwitonde, munashishoze. Abantu benshi bakunda ibintu biguruka, abantu benshi bakunda kurya neza batahashye. Na nicyo kibinjiza mu buhanuzi bupfuye, bakabwiringira bukazabagiraho ingaruka mbi zo gushinja Imana ko yababeshye nyamara itarigeze ivugana nabo. Ibi bituruka ku kushaka kurya neza utahashye, ukumva yuko hari ibyo Imana izagukorera utakoze. Hari ibyo Imana, nabivuga gute mwoka byaramwe, ntabwo Imana itangira ibintu iby'isi, ntabwo ibitangira ubuntu, ahubwo agakiza kaye gatangira ubuntu, ariko iby'isi ntabwo Imana ibitangira ubuntu. Bigusaba agakeregeshwa kawe ko gukora wo kabyarawe, bigusaba agakeregeshwa kawe ko gukoresha amaboko mazima, amaguru mazima, umubiri umuzima, ubuzima buzima ufite ukabukoresha. Nibyo nakita agakeregeshwa. Ntabwo navuga ko ubukire tubona buturuka ku kuba twakoze cyane birenza by'abandi. Biri mu gutegeka kwa kabiri ngo nubona inka zawe zigwiriye amatungo n'amashyo n'imitungo nyine n'amazu, ngo umaze kubaka amazu, ngo uzirinde kwibwira mu mutima wawe ko ari amaboko yawe yabigezeho, ahubwo uzibuke neza ko ari ubuntu bw'Imana bwakubashishije. Ako nkanagiyemo kugira ngo mutancisha mu ijisho nkaho ndasoma Bibiliya. Uzibuke ibyo byandikiye kugira ngo tutazirara, kuko si twe turusha abandi gukora. Ariko nanone twibuke neza ko hari n'abakire badasenga, hari abantu bafite umutungo badasenga, none se baba bawukura hehe? Ntabwo rero Imana itangira iby'isi ubuntu, hari agakeregeshwa dusabwa. Murakoze. Aba bahanuzi rero be kujya babayobya, be kujya babashuka, nta nubwo tunabitindaho cyane. Uyu muhanuzi yahanuriye ku Gisozi mu nyubako za Dove Hotel, avuga yuko Imana yo mu ijuru ngo itanga amazina, ngo dore uko hano hazitwa ADEPR Gisozi, ngo niko iyo radio izitwa, niko na televiziyo bizitwa. None umunsi wa none dufite Life radio ya ADEPR, tukagira icyo bita Life TV. Rero bisobanuye ko ntabwo Imana yari yobeye ko hari hazitwa Life Radio, tukazanagira Life TV nka televiziyo y'itorero ADEPR, igikorwa twishimira twese, na radio ya televiziyo radio ya ADEPR nk'ikintu twishimira twese. Ubu ni ubutekamutwe bushingiye ku nyungu z'abari kuyobora muri icyo gihe, ariko nabwo baciriritse mu mitekerereze. Bavandimwe bene data mudukurikira kuri Kunda Ubwenge TV, mwirebere, mube maso, mushishoze.
umuntu araza kuko ari ufite mikorofone hariya ku idini agategeka ibyo ashaka, agatumira abo ashaka, bagasatura, bagasataguritsa, bagaturaguritsa. Utakemera ko baguturaguritsa bakakureba nabi, utakemera ko bagusatagura bakakureba nabi. Ariko si undi mumaze kubona ko mwebwe ubwanyu muri kwituburira. Gusa abapasitoro barebaga abantu nabi ngo nuko banze kwemera ibyo bavuze, ubu bo bari hehe? Ubu abashumba n'abandi barimo bavuga butumwa n'abandi barebaga abantu nabi ngo banze kwemera ko babasatagura, ubu bo bari hehe? Mwagiye mumenya ko dushukwa n'ibizarangira vuba. Ibi bintu rwose bigiye kuzabata mu mutego ngo mupfane Imana ngo yarababeshye ntawe mwavuganiye. Banagutuburire wicaye mu idini, ngewe uzandeba nabi urambirwe rwose, uzandeba nabi, uzandeba ijisho ribi, ntabwo iryo jisho ribi rizambabura. Aho kugira ngo nzahorane umutwaro w'uko Imana yambeshye ibyo itambwiye, nahorana umutwaro w'uko wowe unyanga, w'uko utamba ijambo, w'uko utanyemera, w'uko ku idini uyoboye utanyakira nk'umuntu. Uzantwara iki? N'igaburo ntiwari inyuma si irya so, si n'irya nyoko. Tujye tuvuga ibintu kandi mu buryo bwa nyabwo, ku buryo nemera ibintu Imana itavuze ngo nuko ubishyigikiye. No, kirazira. Ku buryo nemera kunywa sumu ya panya ntari iyo panya, ntari imbeba, nk'umuti w'imbeba ntari imbeba, ngo nukugira ngo nkunezeze. Reka. Ibi nibyo byagiye biba ku bakirisitu batandukanye, bakemera ubuhanuzi butazasohora, bakemera ubuhanuzi butavuzwe n'Imana, kuko ababuhagarikiye ari abapasitoro ngo ari abashumba. Wavuga bakakureba nabi wagira ngo isi ni yabo. Ibi ntabwo ari byo. Ibi nibyo mbanje kubabwira rero ngo mukomeze mubyirinde, kuko Imana yari izi amazina ya Life Radio, Life TV. Ayo mazina Imana yari yazi. None se ko cyatari y'abashumba bahisemo ngo yitwe televiziyo ngo Gisozi ngo radio Gisozi, imitwe gusa. Aha, icyo se sinkivuyeho. Kandi mbisegureho mushobora kumva ibintu bisakuza amaponseze. Mba ndi mu kazi, nari babwiye ko ndi umwubatsi kuri Kunda Ubwenge TV. Mpatangira ibitekerezo byanjye nkahishimishiriza kuko biremewe, noneho kandi nkanavugira ubutumwa. Ubwo rero ibyo bintu kari bitatu nibyo binzana kuri Kunda Ubwenge TV. Ariko ntabwo njya mpahira mu gifundi, no nshakira ibintunga. Murakoze cyane, nzajya mpora mbisubiramo kuko arushobora gutekereza ko natesheje agaciro ikiganiro kubera ibintu biri gusakuza n'ibindi. Murakoze cyane. Ngarutse rero kuri Usabwimana Samuel, umushumba nita umusaza mukuru, umupasitoro mukuru bahagarariye, yitwa Bwere bw'itorero. Bari baramwise Bwere bw'itorero kuko yangaga ayo mafuti n'ibindi. N'ibyakorwaga ku ngoma ye byakorwaga n'abashaka kumuvangira, ariko rwose yari Bwere bw'itorero. Icyo nashaka kubabwira kuri we nuko namuhamagariwe, barampamagaye mupasitoro yarampamagaye da muri ADPR, arampamagara arantumiza da ngo nisobanure. Ariko rwose naramubwiye nti uraza kumbabarira nditwemeranye kuri iki kintu, kuko muhamagara abantu benshi mubazana hano kugira ngo mumashinje ibyaha, nyamara kandi mwebwe mutari bashyashya. Kandi yampamagaye afite ibaruwe mwirukana ku nshingano ze, ariko ntiyarazi ko njye nyicaranye, zari zaranditswe ariko bitaramenyekana. Twe rero burya amakuru menshi tuyamenya mbere, kabone nubwo tutayavuga mbere, nkanjye umwanya umbana mutoya kuyatangaza mbere. Ariko arahubuka. Kuba umushumba rero uhagarariye abandi ntabwo bisobanura kugira ubwenge, ahubwo burya ukimikwa kuri izo nshingano ubanye akanya keza ko guca bugufi kugira ngo wige ubwenge ukura muri bene se uyoboye n'abashiki bawe muri Kristo Yesu. Ariko ubundi ntabwo bisobanura kugira ubwenge, kuko nk'uwo mushumba yabuze ubwenge rwose. Uzi kuvuga ngo ugiye guhamagara umunyamakuru ngo umubaze icyo inoze, ubundi uretse ko wari umfatiranyije ko nanjye nsengera muri ADPR, ubundi wari kumbamagara umbaza iki? Ko na gutyo wabuze icyo ushinja, ubundi ubwo ari ibintu namwe mujya mugerageza gukora bitari byiza pe. Birimo n'ubuswa bukabije cyane, mujye mugabanya, ntabwo ari byiza. Twe turabubaha kuko mwasizwe, ariko namwe mukarengera. Kabone bari kugenda nabo babakuraho, ariko hari abagiye barenga umurongo pe bakakabya cyane.
dushimira abitwaye neza bakanabikora neza bakagira ubushishozi, kuko kuba umushumba bisobanura kuba umushishozi cyangwa se kuba umuntu w'unararibonye. Nahamagariwe rero gusobanura by'iyi foto byo kuvuga kuri Usabwimana Samuel, ariko kandi ntawagombaga kugira icyo ntwara kuko n'ubu ndacyamuvugaho. Ni umupasitoro wagaragaye nka bwere bw'itorero kandi ibyo birazwi, nta nubwo mwanabikwepa. Muzakora imirimo namwe myiza nk'iyi, tujye tuyibuka tunabagarure, bitwaye ikisi. Rero abo ni babacinyankoro njya mvuga bagiye kurwanirira umuntu utabibatumye kugira ngo bimenyekane ko bamushyigikiye, ariko ni ubucinyankoro buvanze n'ubuhezanguni, ntabwo ari byiza. Njyewe sukagira ngo sinsoje, nimukora ibyiza natwe dukora ibyiza, ntacyo bitwaye, ariko turwanye ubuhanuzi bw'ibinyoma, tunarwanye ubuhezanguni bushingiye ku kwigwizaho icyubahiro kizarangira mu minsi 2, turwanye ubuhanuzi bushingiye ku kuyobya abantu kandi buri mu nyungu zacu bwite. Twe guta abantu mu nzobo dukoresheje abahanuzi bahanura iby'Imana itavuze, nk'uyu muntu naberetse. Murakoze, Imana ibamugisha, ntabwo Imana izabyihanganira. Bye. Ijwi ry'Umwami Yesu kwa ADEPR Kacyiru. Ntiyabyemera Imana yacu, oh ntiyabyemera Imana, niba Imana itaremeye kuka uhagaze mu bisubizo, ibuka ko ari Imana yabigukoreye. Ntabwo yemeye guhorana agahinda, ishimire ineza yayo. Imana yacu ntikiranirwa, ihora ari yera, irakiranuka. Niba Imana itaremeye yamusigarije kuyikorera, niba uhagaze mu bisubizo, ibuka ko ari Imana yabigukoreye. Ntabwo yemeye guhorana agahinda, ishimire ineza yayo. Imana yacu ntikiranirwa, ihora